Muri iyo minsi muka data yaranyirukankanya ashaka kuntema, ngwa mu cyobo kinini bari baracukuye cya toilette, nsangamo inzoka nini, maramo iminsi mbana nayo yaranyizingiyeho. Igihe kimwe baje kundoga amaguru arabyimba nenda guturika, simbashe kwijyana kuri toilette, ibintu byose nkabikoreraho nari nicaye kuko nta muntu nari mfiteho kunyitaho. Mwana wanjye w'imyaka 7 yaje guhura n'uburwayi bukomeye, aza kubyimba inda iba nk'ibuye, amera nk'umugore utwite inda y'amezi 9. Nza kumujyana kwa muganga, baramubaga bamukuramo ikintu gipima ibiro 3. Ahana abaganga bakirambitse kiza kuzamukamo uruyuzi. Hariho icyo nkwaka mwami, nubwo mpora ngucumuraho, mwamunyeze unyejeshe amazi cyangwa umuriro. Hariho icyo nkwaka mwami, nubwo mpora ngucumuraho, mwamunyeze. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi mukurikiranye Impanuro TV. Reka tubifurize ibihe byiza aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari burasirazuba n'iburengerazuba, abari mu mujyi wa Kigali n'abandi benshi badukurikira bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Mwese tubifurije kugira ibihe byiza. Ariko kandi abatameze neza kubw'ibibazo bitandukanye umuntu ahura nabyo mu buzima bwa buri munsi, reka tubabwire bihangane. Abagize ibyago tubabwire bakomere, kuko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko Uwiteka agenda dukiza muri byose. Nk'uko bisanzwe rero muri kumwe na Nizimana Daniel, turi mu mujyi wa Muhanga, aho twasuye umubyeyi muri hano kuri kamera y'Impanuro TV. Ni umubyeyi twamenye ko afite ubuhamya butandukanye cyangwa se ubuzima bukomeye yagiye anyuramo. Ni umubyeyi wegeze aba mu rwobo rurerure cyane bari baracukuye kugira ngo ruzabe toilette, agezemo ngo agwamo asangamo inzoka nini cyane, abana nayo muri uwo mwobo yarabuze uko yavamo, ariko Imana iramukiza avamo iyo nzoka itamuriye. Ndetse yaje kurwaza umwana urushwima yenda guturika ngo apfe, ariko Imana iza kumukiza. Rero ni ubuhamya bukomeye afite, ndetse n'urugendo rwe rw'ubuzima yagiye agenda anyuramo mu buzima bubabaje yanyuzemo. Yatubwiye ko na n'uyu munsi ataravamo, ariko afite icyizere cy'uko Imana izamugirira neza. Reka tubasabe kugira ngo mubane natwe mukurikirane ubuzima bw'uyu mubyeyi. Ufite ibitekerezo, amakuru cyangwa se inyunganizi wadusangiza, ushobora gukurikirana iki kiganiro kumere yacu, turavuga nimero ukaba waduhamagara ukatuvugisha. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Reka tumwakire atangira atubwira amazina yiwe. Murakoze cyane. Nitwa Niyomufasha Donata, mvukira mu karere ka Ruhango, ariko uyu munsi ntuye mu mujyi wa Muhanga. Ndi umumama w'abana 2 n'umugabo umwe. Ndi umumama ukijijwe, nsengera mu itorero rya Edeneteri Muhanga. Aho mvukira mu karere ka Ruhango twari abana 9, ariko ubu turi abana 4, abahungu 3 nanjye w'umukobwa umwe. Navutse nisanga mfite umubyeyi umwe ari we papa, nsanga mama yarapfuye mfite amezi 3, nderwa na muka data. Nafashe urugendo runini rwo kurerwa na muka data, byari ibintu bikomeye, ntago byari byoroshye. Kurerwa na muka data ntago byari byoroshye, kuko ntago byamaga ibyo umwana akeneye cyangwa ngo mu rukundo umwana aba akeneye ku babyeyi. Ntago yigeze anyifuriza amahirwe yo kuba nakwiga nk'abandi. Byari ibintu bikomeye cyane, ko nageze aho nangira ishuri nkajya niga bikomeye, naba nize uyu munsi ejo sinige. Kandi nari umuhanga, nagiraga amanota meza kuko najyaga nzana biroti nziza nk'abagani mu membe, aho kugira ngo bamembe wakamembe inkoni, kambwira ngo nicyo kinkwiriye. Nari umwana wakoraga akazi ko mu rugo iwacu, akamfata nk'umukozi, kandi ari iwacu mu rugo nakagombye kuhagira uburenganzira nk'umwana uri iwabo. Yaranotezaga cyane, mu gitondo akanzindura nkaho nagiye kwiga, akanzindura njyana guhinga. Umwana mutoya nkajya
guhinga abantu baze hano mu cyaro guhinga mu kabande nkajya ku mugende nabishoboye nahinga nabi akanera ibinonka kanuka ngo nta kintu ngo ndi gukora nta kintu maze ngo ndutwa n'uwapfuye nkurira muri ubwo buzima bubi cyane nicwa n'agahinda ndangije nkajya notezwa kankubita nkasohoka nkarara hanze ubundi rimwe nkarara mu biti ariko bwacya nkasubira mu rugo nkajya kwiga ndibuka ngeze mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza nibwo twakoze ikizamini nzana amanota meza nzana abaye wa 2 nzanirukanka nk'umwana uzanye biroti kwereka ababyeyi ndaza muhereje biroti ngo amembe icyo gihe yahise abatura inkoni hasi arankubita nsohoka mu rugo n'agahinda kenshi ndatambika hirya yo mu rugo hari ahantu hari itongo barahacukuye tuwarete ndangije mitangwamo muri cya gihunga cyo kugwamo nisanze nguye hejuru y'inzoka nabaye muri uwo mwobo mbana n'inzoka ko numvaga n'ubundi namaze kuyibona numva naho araho mvuye n'ubundi n'ugupfa nsanga naho nguye naho n'ugupfa n'ayandi mahitamo yarahari nibereye aho ngaho muri uwo mwobo mabamo igihe kinini cyane bamumbabaye bamumangayitse natekereza abavandimwe banjye natekereza ku mubyeyi wambyaye kubera ko n'ubundi nta kintu yavugaga nta nicyo yamariraga kubera mukadata wamfataga gutyo no kugwa muri uwo mwobo nawuguyemo kubera mukadata nibera muri uwo mwobo umwobo nkubamo igihe kinini mbana n'inzoka inzoka niyandya ariko inyizingiraho ku maguru bamo igihe kirekire igihe kinini cyane natekereza kugira ngo nzamuke muri wa mwobo ntongera ngasubira hasi nkagwa kubera nambaraga no gutekereza ko n'ubundi aho ngiye n'ubundi ari urupfu ntarengiyemo no kuba aho ngaho nabwo nkatekereza ko ari urundi rupfu nagira ngo ndatekereje kugira ngo nzamuke nkuvemo nazamuka nagera ruguru nabwo nkongera nkagwa ngasubira muri wa mwobo umva kuba umuntu atarya kuba umuntu atanywa byabaga nta ntege nari mfite zituma mva muri uwo mwobo ariko igihe kiza kugera umwobo nkubayemo igihe kinini mbana n'inzoka ndangije nza kwiyandayanda ndazamuka ndangije mfata ku byatsi byari byarameze hejuru aho ngaho nicara hejuru y'uwo mwobo nota akazuba maze kota akazuba ndaryama mfatwa n'ibitotsi nsinzirira aho ngaho ariko haza guca umubyeyi niwe wankanguye arambwira ati kuryamye aho ngaho ndamubwira ni ndyamye aha ngaha kubera yuko n'ubundi naho kuba mfite ati se si ufite iwanyu ndamubwira ni iwacu ndahafite ariko hahari nk'ahadahari mwereka imibyimba y'inkoni nari mfite ndamubwira izi nkoni zose ni za mukadata bitewe nuko namweretse biroti y'amanota nazanye arangije aramfata nsubiza mu rugo ndagenda ngeze mu rugo barangaburira bamaze kungaburira barongera barankubita barambwira ngo nimvuga ahantu nabaga ndamubwira ni se navuye muri uru rugo atari ukubera wowe unkubita nkweretse biroti nazanye narangije barankubita papa nta jambo nta kintu yavugaga yumvaga yuko ibyo mukadata avuga ibyo akora ari ukuri akankubita amenaho amazi ibyo byose biba ku buzima bwanjye ariko nyine kubera ko nta yandi mahitamo nta n'ahandi nari mfiteho kujya ndabyihanganira nkomeza kuba muri ubwo buzima mbabaye mbabazwa na mukadata nakurira igihe nakubaho nk'umwana uba mu rugo iwabo ariko ibyo byose nkajya mbyihanganira nkamanuka nkajya munsi y'urugo hari ahantu hari urutare naje kumenya ubwenge bambwira ko urwo rutare ariho umurozi waroze mama ariho yicaraga nanjye nkajya ngenda nkahicara mwibuka agahinda ka mama
nkibuka nkavuga ngo ahari yabo uwo murozi yaraje nanjye akandoga, bikaba ngombwa yuko nakwipfira nanjye nkigendera. Ariko yambona nicaye kuri urwo rutare nabwo akahaza akahansanga akankubita, akambwira ngo va aho ngaho ngo ujye kwahirira ngo amatungo, ngo va aho ngaho ngo ujye gukora akazi, ngo ko nta wundi wo kugakora uhari. Nkahirira amatungo, namara kwahirira amatungo nkajya no guhinga, ngakura ibijumba, nkagirane akazi kose ari njyewe kareba. Mba muri ubwo buzima mu gihe nagakuze, ahubwo aho kugira ngo nkure nkasubira inyuma. Mu gihe kwa kundi umwana w'umukobwa ageraho gupfundura amabere aho kugira ngo apfunduke kubera n'inzara, agasubira inyuma, ngwingirira aho ngaho. Haza kuza umunza kuganira n'umuntu ndagiye inka, arambwira ati ariko ubundi ubwo ngubwo waretse nkagushakira akazi ukajya gukora akazi ko mu rugo, ukava iruhande rwa mukaso atazakwicisha inkoni. Ndamubwira ni nta kibazo, nikandangira, ariko nuze kunsaba amafaranga yo gutega kubera yuko nayo mfite, nta n'ubushobozi nta naho nayakura. Ndangije aza kundangira ku kazi, nza kujya mu mujyi wa Kigali, maze kuwugeramo ndakora nkora ariko notezwa bambwira ko bambwira ko nize nta kintu nzi gusoma, nta kintu bakwandika ku rupapuro ngo bantume ku isoko njye guhaha ngo mbishobore. Ariko mbaho gutyo muri ubwo buzima. Ndangije nza gutekereza gusubira mu rugo. Nsubira mu rugo ari ibintu bikomeye, ngeze nsanga papa yararembye cyane bikomeye. Hariho za mituweli z'agakarita kamwe bandikagaho umuryango wose. Nari mfite amafaranga 6,000, ndayamuhereza, nyahereza uwo mukadata ngo batange bavuze papa. Arangije arambwira ngo uko ibyo nakora byose nago yandera nk'umwana we, ngo ahubwo ndutwa n'uwapfuye bakamushyingura. Iryo jambo ryarandiye rirankomeretsa, ariko ndabyirengagiza kugira ngo ndebe ko narengera ubuzima bw'umubyeyi wanjye ari we papa. Biza kugeraho papa baramuvuza warakira. Amaze gukira njyewe nza kurogwa. Maze kurogwa mbyimba ibirenge, maze kubyimba ibirenge ibintu byose nabikoreragaho nicaye, ko nawo nari mfite. Mukadata ntago yari kuza ngo anerure ngo anjyane kuri toilette, kandi yaranyangaga ataranshakaga, yarambwiraga ngo ndutwa n'uwapfuye. Haba kwihagarika nkihagarikaho, haba kwituma nkituma aho ngaho. Mbaho ngaho igihe kirekire mbabaye nkubitwa, ngo nago mbyuka ngo njye guhinga, ngo njye kwahirira amatungo. Ibyo byose ubwo buzima bwose mbucamo. Ariko haza kuza mukuru wanjye wo kwa data wacu, nawe aje mu masambu, araza asanga ndyamye ahantu ku zuba nabasha kuhikura. Niwe waje kuma amazi yo kunywa, nanishwe n'inyota nabuze uwampa amazi. Arangije arababara cyane, arambwira ngo ibyo yarajemo by'amasambu ngo abivuyemo, ngo agiye kunshakira umuvuzi. Yanshakiye umuvuzi aramubwira ngo nago twamuvura, ngo kandi ubimukorera ari aho ngaho. Arangije aramubaza ngo none se twakora iki? Aramubwira ngo kereka kuba bankura aho ngaho kwa mukadata akanjyana iwe. Umuvuzi yanjyanye iwe aramvura. Maze kumvura, arangije we yari yamusigiye nimero, aramuhamagara aramubwira ati ndi kubona arimo koroherwa. Araza aramwishyura. Iyo yamwishyuye njye nago nyazi kubera ko niwe bari bavuganye. Njye nari meze nk'uwapfuye, amaguru yari yarabyimbye, yararetsemo amazi, ko wakandaga gutya n'ubundi urutoki rukishushanya kubera ko amaguru yari yarabyimbye cyane. Arangije uwo mukuru wanjye arambwira ati rero reka ngusigira amafaranga 1,000 niyo uzategesha unsanga i Muhanga kuko ariho ntuye, ariko ubanza ujye mu rugo witegura umese utwenda twawe, uzaza ufite utwenda. Ndangije mva kuri uwo muvuzi njya mu rugo, nditegura mesa imyenda. Maze kumesa imyenda
ambwira tuzagenda ufate imodoka izi Muhanga ubabwire ko bazagusiga ahantu bita kuri plateau. Ndangije nega imodoka ndaza, ngeze kuri plateau bankuramo, nari mfite nimero ku gapapuro ko yari yarambwiye ati numara kuva mu modoka uzashaka umuntu uzahiza nimero, niyo yambipa ngenzahamagara. Naje gukubitana n'umubyeyi wari uvuye guhaha, ndabyibuka ko yari afite envelope mu ntoki, muhereza za nimero, arangije aramumamagarira. Undi arambwira ngo nimbe nimagaza aho ngaho, araje hansange. Yaraje mubonye, numva yuko nyiza agahinda, numva ko nyiza amarira, kuko narariraga uko bwije nuko bukeye, ibiryo byanjye byari amarira n'inkoni. Mukuru wanjye yaraje aramfata turajyana turabana, ariko mageze naje gusanga afite undi mwana wa mukuru wanjye wo kwa data wacu babanaga. Twarabanye tubana imyaka itari mikeya, tumaze kubana ko yarankundaga pe anyitaho. Uwo mwana wa mukuru wanjye arangije aramubwira ngo nge nago nshaka yuko ngo Donata abahangaha, ngo simbishaka. Undi aramubwira ati se urabona azaba hehe, ko nge nagiyeyo ngasanga ari mu buzima bubi, ngasanga yararwaye yaranutse, urumva twamushyira hehe? Arangije aramubwira ati aho kugira ngo abahangaha nanjye mpaba, ndasohoka ngende. Kubera ko babanaga bose bafatanya kwishyura inzu no guhaha, nta kundi byari kugenda. Amazi yaje kubura, nge mfata injerekani njya kwiriba ahantu twavomaga hepfo mu gishanga. Ndangije nje nsanga uwo Odette yafashe imyenda yanjye yose ayita hanze. Arambwira ngo naguri bwongere kwinjira muri iyi nzu, ngo kugira ngo yinjiremo ngenda yisohokamo. Ndangije ndamubwira ni se nirihe kosa nakoze rituma unsohora gutya na Garase atabizi? Arangije arambwira ngo Garase namuhamagaye nabimubwiye. Hano umumama twabanaga mu gipangu bita mu Matsiyeri, sinzamwibagirwa n'ubu njya mubona, gusa Imana izamuha umugisha. Matsiyeri niwe wafashe iyo myenda yanjye ayijyana mu nzu. Arangije arambwira ngo injira mu nzu, ikomeza kuririra hanze. Yaramfasha nshyira mu nzu, ndinjira. Ndangije ndamubwira ni mama Matsiyeri, ndabimutekereza ubuzima nabayemo, uko narezwe na muka data, byose ndabimubwira ntacyo muhishe. Arambwira ati cara ahangaha, icyo nzarya nawe uzarya icyo ngicyo. Noneho Odette nago yishimiye yuko nkomeza kuba muri icyo gipangu turebana amaso ku maso. Byagezeho akajya abwira mu Matsiyeri akamubwira ngo irukana iryo shyano, n'ubundi kubaho kwe kwararangiye, n'ubundi nta buzima afite. Ati aho kugira ngo azatuma abana bawe barwara indwara zitandukanye, kubera kuko navuye aho mu cyaro nari nararwaye ibintu by'ibiheri bita shishikara. Mama Matsiyeri aramubwira ati ngende umukristo nago namusohora mbaho ngaho, ahubwo Mama Matsiyeri aba ari uza kugira ibibazo, aba ari uza kurwara, arwara ibintu ku mubiri. Twebwe tubyita tukajya tuvuga ngo ni amahumane, akajya ajya gusaba imiti y'amahumane. Ako kubera ko Mama Matsiyeri yari umukristo, ajya gusenga ahantu agiye gusenga, baramubwira ngo ibi bintu nibyo baguteje, ngo kubera umwana w'imfubyi wafashe ukarera. Mama Matsiyeri yaraje, arangije arambwira ati tubigenze gute? Ndamubwira ni rero ngewe reka nongere nikubita imbere ya Garase, kubera ko azi ubuzima nabayemo, kubera ko azi mu cyaro aho yankuye byari bikomeye, nari bungirira imbabazi yongera nsubize mu rugo. Ndanagenda mwegera, arangije arambwira ati ntacyo genda ndaza tubiganireho na Odette. Naragiye njya mu rugo, ko hari imiryango irebana n'ubundi byari mu gipangu. Nsubiye mu rugo, Odette ararakara cyane, ariko Garase aramubwira ati mwihorere, ndamuha kondisiyo, muha ibintu agomba gukora, natabishobora n'ubundi azasohoka agende. Ndangije arambwira ngo ngomba ngo kujya nishyura inzu, ngo nzajya muha ku mafaranga ngo duteranye kwishyura inzu, ngo kindi cya kabiri ngo ngomba kujya nshaka n'amafaranga yo guhaha ngo twese tugateranya.
ndamubwira ni se kubizi ko nakazi ngira nukaba ubizi yuko nanize ni mu by'ukuri urabona akazi nzagakura he ngo ibyo ngibyo ngo nago bindeba ngo icyo ngusabye nuko uzakurikiza ibyo nkubwiye ngo niba ushaka kubaha ngaho. Ubwo ibintu byarancanze bimbana birebire, ariko uwo mubyeyi twabanaga yacuruzaga inkweto hano ku isoko rya Muhanga, acururiza hanze nk'umuzunguzayi ukora marato. Ndangije ndamwegera arambwira ati se urabona ko nanjye nta gishoro mfite nabigenza gute, ko nari maze kumubwira iby'uwo Grace yansabye. Ndangije ndamubwira, arambwira ati ntacyo genda ujye mu rugo, yenda ashaka kuba yabivuganye umujinya n'uburakari byo kubera Odeta mubana. Jewe naragiye njya mu rugo nkajya ndyama sinsinzire, nkarara nekereza aho nzakura amafaranga tuteranyiriza yo kwishyura inzu, nkarara nekereza aho ibyo kurya bizava, ariko ibyo kurya ntago nabibuze kuko Masiyeri yaratekaga yarangiza akangaburira. Umunsi umwe Garasaza kuzana amafaranga ashyira munsi ya matora, byari 15,000. Arangije arongera arigendera. Ndangije mfata bya 15,000 nabyatse Grace. Ndagenda negera uwo mumama ndamubwira ni wanjyanye i Kigali aho murangurira. Ambwira ati se ufite amafaranga? Ndamubwira ni ndayafite, nago namubwiye umubare. Turagenda ibyo 15 nabikuyeho tiki njyana inangarura. Ndagenda njya Kimisagara ndanguramo inkweto enye, turaza tumaze kuza anshyira ahantu bacuruzaga, ndazoza nanjye ndacuruza. Icyo gihe ncuruza inkweto imwe. Bigeze mu masaa 12 Grace araza asanga aho ngaho nari ndi kumwe na Masiyeri, arambwira ati amafaranga yanjye ari hehe? Ndamubwira na amafaranga yawe nayatwaye, ariko ihangane nzayagusubiza. Ni kubera ko nta handi nari kubona akazi, urabizi sinize, nta naho nari kubona akazi, nayakoresheje ariko ngenda yagusubiza. Ndangije mbona agize umujinya mwinshi, ndamubwira nta kibazo, akiraya nari nacuruje andi nayo nzayaguha. Ariko bitaragenda, agenda nayo atayajyanye. Masiyeri arambwira ati wicika intege, nubwo wayajyanye utamubwiye, icyo tugomba gukora ni ukuyamusubiza, ariko ukabona igishoro n'ujye wicara mu rugo ukabona n'ubundi amafaranga uzajya umuha nk'uko yakubwiye ko mugomba gufatanya inzu. Ndangije saa 12 biragera, turanura turataha. Nago nigeze ninjira muri rwa rugo rwa Grace, nagiye ninjira kwa wa mubyeyi. Mubyeyi areba agahinda afite, maze kureba agahinda afite yikoramo, afata amafaranga 15,000 arabimereza, arambwira ati byishyure Grace, noneho wowe uzajya unyishyura gahoro gahoro, ariko ideni ryo warivuyemo wabonye n'icyo ukora. Amafaranga narayafashe nyahereza Grace. Maze kuyamuhereza, Odeta aravuga ngo nabonye akazi, ngo ndishoboye, ngo ninsohoke ngende yo gukodesha iyanjye nzu. Nta kintu nari mfite, naki gusa nahise nsohoka njya kwa wa mubyeyi ndabimutekerereza, na matera na nagakeka, kandi uwo mubyeyi nawe yari afite abana, kurya ari uko yabaciriye nshuro yajunguje izo nkweto. Arangije arambwira ati ntacyo buryamye aha ngaha, turebe uko ubucuruzi bugenda, tuzashaka inzu. Tumbana nawe nkajya tujyana kurangura. Ndangije mbona ibintu birakomeye, mbona ibigerageza ari kugenda ahura nabyo byuko mbana nawe, yasiga amazi hanze agasanga amazi bayamenye, yakoze ibyombo yabitereka aho ngaho agasanga ibyombo babishyizemo umucanga. Nkabona yuko izo ntambara zose arwana ari ukubera njyewe. Twaratambitse tujya hirya y'igipangu, habaga umumama bitaga Mama Parufe, yari afite utuzu dutoya tubi tutagira sima, tudateye umucanga. Ndangije tumwakamo inzu, arambwira ngo ako kazu nta cyumba kagiraga, kari akantu gahurutiye gusa kameze nk'igikoni. Ambwira tuzajya unyishyura 5,000. Ndangije Masiyeri arambwira ati nta kibazo reka tuyamuhe. Masiyeri anyishyurira ukwezi kumwe. Arangije amana akamatora, abana be bari barashaje banyaragaho kabaga aho ngaho, akamatora ndagafata ndagenda mba muri ubwo buzima kwibwo kwikodeshereza. Ariko kuteka
mama Tera akajya ateka akaza akantwara akambwira ati ngwino urye, namara kurya nkajya kurara muri ako kazu. Ako kazu nkabamo igihe kirekire, nza kumenyana n'uwo musore ari we mugabo turi kumwe ko yabaga mu gipangu ariko aba mu gikari cyo hirya. Tumenyanye nabwo abo bavandimwe bangendaho barambwira ngo ntago bamushaka, bazana ibintu byo by'ingengabitekerezo ngo ntago duhuje amoko, ariko kubera ko njye nari nzi ubuzima naciyemo nzi imibereho yanjye ntago nigeze mwanga, nakomeje gukundana nawe igihe kiragira ndetse turanabana. Muri kwa kubana kubera ko yarazi ko mfite umuryango inaha ngaha i Muhanga, arambwira ngo ariko se ngo umuryango wawe kutajya ukugeraho, ngo bavandimwe bawe nari nzi ko batakugeraho. Nge yabimbwira nkumva ni igikomere, bitekereje n'ukuntu bafashe imyenda yanjye bakayita hanze, numva ni igikomere cyane kibabaje umutima wanjye. Nkamubwira ni twe twubaka urugo rwacu two kureba ku miryango, umuryango nta kintu watumarira. Ndangije nawe umuryango we nawe ntiwankunda, tubaho ngaho twibana. Na inshuti zanjye nizo zaje kuba n'umuryango wanjye, kuko nibo bamenyaga, nibo nasuraga, nibo twagenderaga. Turabana bigeraho nza kubyara umwana w'umukobwa. Maze kumubyara mura n'urugamba rukomeye, umwana wanjye baza kumuroga, bamuroga indwara idakira bita urushwima. Urushwima umwana araruba abana narwo, nkajya njyana kwa muganga bakambwira ngo nta ndwara babona, nasubirayo bakambwira ngo bari kubona ngo aramara. Amara bakajya bamuha imiti y'amara, baramuvura. Bamaze kumuvura biranga, ngewe mbona ko bikomeye, inda ikagikura. Umwana w'imyaka ingahe 7 akagira inda nk'iy'umugore we utwite inda y'amezi 9. Bimbana urugamba rurerure no kubaho nta muryango mfite, biba birebire. Ndangije ndagenda nikubita ku mudogiteri bita Ndacyariho, ndamubwira ni birakomeye, n'umwana wanjye agiye gupfa. Rangije dogiteri Ndacyariho amatransferi ijya i Butare. Ngiyeyo barambwira ngo ibyuma byaho ntago bikora, barambwira ngo nukuzajya CHK. Ndagaruka anyandikira CHK, jya CHK ndahaba maba igihe kirekire, ndahakubitirwa, inzara irahadukubitira, nayo kwishyura arabura. Urumva yari imiti ikomeye kandi nkoresha mituweli, barambarira, bimbera ibintu birebire, bimbera ibibazo. Ariko ndangije mbona ko n'ubundi nta kintu bikora, rukurirwa bamutera za seromo, arukurirwa ngo bamuvoma ngo bamwe bakambwira ngo ni impyiko, ubundi ngo ntamara. Mbona yuko ibintu byanze ku mwana wanjye ngiye kumubura. Ndangije nza gusezera, nandika urupapuro, basigaramo amafaranga, ariko ndagenda amafaranga nkajya nyabishyura gake gake, abantu banamfasha. Mbona rya deni rya CHK ndarirangije, ndirangiza ariko umwana wanjye atarakize. Ndongera ndagenda nikubita iruhande rwa dogiteri Ndacyariho, ndamubwira nariko dogiteri nuko bimeze kose umwana wanjye arapfuye. Dogiteri nawe arebye uko umwana inda ikura kandi gakura ari urutare, warakanda gukumva ninda irimo ibuye. Dogiteri nawe ibintu biramushobera, arangije arambwira ati reka nongere nguhe transferi wo ujye none i Butare. Ndamujyana ngi Butare, nsanga ngira n'amahirwe nsanga hari n'inzobere z'abadogiteri bari bahari, ariko bafatiye ofishi y'umwana bayireba ibiriho, ya fishi yari iri hejuru bakayishyira hasi, bakagenda bakabaga abandi, uwanjye ntibamubage. Ibintu birankomerera. I Butare naho ndahaba gutyo, mbona biranze. Ndongera ndagaruka. Ngarutse dogiteri Ndacyariho niwe wambwiye ati ariko hari umudogiteri twajyaga dukorana, ngewe reka muhamagare ture ko twatabara ubuzima bw'uyu mwana. Umwana yari yarananutse asigaye kunda gusa. Ndangije
arongera indi tarasiferi ndagenda masanga undi umudogiteri ubutararanyakira arambwira atari ko masando ko mazi imisi nkubona hangaha ni ikihe kibazo ufite. Umudogiteri mwereka ibipapuro nari mfite, mwereka n'amatrasiferi nari maze kugira ngenda, yaba aya CHK yaba nayi Kanombe narahagiye, yewe nahi Butare harayaho yarahari. Ambwira ati none se ikibazo uyu mwana afite ni iki? Ndamubwira ni nguyu muzanye mu biganza byanyu, apfire mu biganza byanyu ngiye nampfireho. Arambwira ati mfite abantu nzabaga ejo, nawe reka mushyire kuri list y'abazabagwa. Umwana turara aho ngaho, turara kuri sima, buracya ndamujyana mu cyumba cyaho bambariraga, ndagenda njya kumwambika imyenda bari bamaye. Umwana bamujyana ku iseta, bamaze kumujyana ku iseta, ikintu nazibagirwa nuko bamujyanye ku iseta i Butare ni ahantu haba inkende nyinshi, njya kwiyahurira mu nkende zihari. Imyende simbonye nazo ziramunga zirigendera. Ndangije ndongera ndazamuka njya muri kirizi, muri chapelle yahi chapelle haba, ndagenda hari umusaza uri iruhande rwayo. Ninjiye muri chapelle nahise nk'ururugi ngo nyinge. Umusaza arambwira ngo none se mada ngo kuje ngo ko winjiye mahangaho ukabukinze. Ndamubwira ni nago nje gusenga ahubwo nje kwiyahurira mahangaha. Arambwira ngo senga ngo ureke kwiyahura. Ngiye kumva numva hirya aho bajyanye abana kuba bagira, numva umuganga aje yirukanka ngo mu masandirine ari hehe. Numva iryo jwi nsohoka nirukanka mubwira ngo none se dogite ngo umwana wanjye araturitse, kuko numvaga ari uguturika agapfa bikarangira. Umudogiteri arambwira ngo nago umwana wawe aturitse ngo ahubwo ajya kugura indobo. Ndamubwira ni indobo yo kugira ngo nundemo ibyo ibimusohotsemo aturitse. Arambwira ngo ho yirukanka ngo ujye kugura indobo. Ngiye numvaga yuko umwana wanjye aturitse birangiye muhebye. Ndangije umama wari uhari nawe wari urwashe umwana arambwira ati ihangane ujye kugura indobo. Arirukanse ndagenda njya mu mujyi Butare nega moto. Uwo mukecuru nawe wishyuye moto, ndagenda nzana indobo. Maze kuzana indobo ndayibahereza abaganga barayijyana. Hashize nk'isaha baraza barambwira ngo umwana wawe ngo tumukuyemo ikintu gipima ibiro 3. Ndangije ndababwira nise mukimukuyemo gipima ibiro 3 basabayeho. Arambwira ngo hoya ngo wowe ngo ba utuje ngo nta kibazo. Nicara aho ngaho mfite agahinda ku mwana wanjye yaturitse, rubundi ntari bubone nuko bamushyingura. Bigejeje mu masaha 11 numva barongeye barampamagaye ngo ngwino. Ndagenda, hari umuvandimwe mama Mutesi niwe wari wavuye Muhanga yahansanze, ari we wafashe kuko ngiye kwiyakira byari byananiye. Numvaga yuko umwana wanjye yapfuye. Muri ayo masaha 11 bamukura ku iseta, mu cyumba cy'iseta baramusana, barambwira ngo nitukurikire umuganga wari uri kumucuma ku kagare, bajya kudushyira muri sare y'abandi barwayi. Ndangije nshima Imana mbona umwana wanjye yeguye amaso arambwira ngo mama. Ndangije ndavuga nuzi ko umwana wanjye ariho. Barangije bazana cya kintu bamukuyemo kibiro 3. Barambwira ngo iki kintu ngo tugomba ngo kugitangira amafaranga, ngo tukakishyura, ngo tukamenya ko nta ndwara zindi zaba zimuriho, ngo tukamenya n'iki kintu. Ndangije ndababwira ni ngewe nta bushobozi mfite bwo kuba natanga ngo iki kintu bagipime. Dogiteri arambwira ati nta kibazo, ikitumye umwana mubaga akaba asohotse ku iseta ari muzima ndetse nkaba mbashije no kukimukuramo, uzagaruka tumenye iki kintu cyari cyo. Nago byatinze, mwana wanjye barambwiye ngo nimujyane, baransezera arambwira ngo njya kumupfukisha Kabgayi, ngo ariko bamarandevu yo kuzagaruka kugira ngo nzamenye icyo kintu. Ndangije ndagenda ngaruka Muhanga, yarandevu iza kugera. Imaze kugera nsubira i Butare, barangije barambwira ngo masano ngo ikintu cyabaga ngo mu nda y'umwana wawe urakizi.
ndababwira ntago nkizi, barambwira ngo barakijyanye bajya kugipima bagishyiraho produit zabo bakora ubushakashatsi, maze cya kintu kiza guturika muri uyusi. Ndagenda ndavuga nicyo cyabaga mu nda yanjye, cyangwa murambeshya mwibeshye cyavuyemo mukora icyundi muntu. Barambwira ngo hoya, ariko kubera ko n'ubundi arwara bambwiraga ngo n'urushwima, ngo nimujyane mu bavuzi ba kinyarwanda. Nahagarara ngende umukristo ntago nzigera mujyana mu binyarwanda. Kimaze guturika muri uyuzi ndataha, nashye ngewe nzashima Imana yuko umwana wanjye atigeze yicwa n'urushwima, kuko ubundi ntago bijya bibaho ko umuntu bamuroga urushwima ngo abeho. Ni ikintu gikurira mu nda cy'igisabo, uwo muntu agapfa aturitse. Ngewe rero nshima Imana yuko umwana wanjye ari muzima, n'icyo kintu cyamuvuyemo ubu akaba ari muzima. Ko akiri u Rwanda ahuye n'intambara nyinshi, bakajya bavuga ngo ndabeshya ntago ndi umukristo, ngo njya mu bagabo ngo gusambana, ngo iyo bambuze ngo bafashe umwana wanjye ngo baba ari we basambanya bamutera inda. Ntago abantu biyumvishaga yuko ari urushwima, ahubwo bumvaga yuko ngo nabahishe yuko umwana wanjye atwite, bakambwira ngo bizagaragara ngo najya muri materinete ngo ngiye kuzana umwuzukuru ngo uruhinja rw'umwana wanjye. Ibyo bintu byose bikankomeretsa, ariko aka kanya ndashima Imana yuko umwana wanjye ari muzima. Nanjye mu buzima nagiye ncamo mu mibereho mibi, nkaba uyu munsi wa none ndi muzima ndeba n'abana banjye. Nyuma yo kuvuza umwana agakira, nabayeho mu buzima bubi, nubwo n'ubundi mbere butari bwiza, ariko noneho ubu niho bwabaye bubi cyane. Kuko mu kuvuza umwana, haba intebe nari inunze narazisohoye ndagurisha, haba matera naryamagaho narayisohoye ndayigurisha. Yawe ndabyibuka ko hari n'igihe nari mfite randevu yo kujya CHK nta tike mfite, kandi bavuga ko umwana wanjye yagiye mu bagabo, bituma ngurisha n'igitenge nari mfite kugira ngo mbone tike yo kujya CHK. Nahugize ubukene bukomeye pe, ku buryo n'ubu aho ndi kwishyura inzu biba ari ibibazo. Twavuje umwana ndi umushomeri nta kazi mfite, ko dore ko bavuga ko nize, n'umugabo nashatse nawe nta kazi agira, ni ibiraka. Yabonye icyo kiraka akagikora, nta kazi gafatika aba afite. Uburwayi bw'uyu mwana bwaneye ubukene bukomeye, kuba mu mazu y'abandi ukodesha, ukwezi kugushira bakwishyuza no kugusohora mu nzu, ukabura uko ubigenza kugira ngo wongere ufonde ubuzima, wongere ubone izo ntebe, wongere ubone icyo kuryamaho. N'Uwiteka negereje ko ari we waca inzira, akaba ari we unabara wenyine. Hanyuma wenda mbere yuko dusa nkaho dusatira umusozo, watubwiye ukuntu wigeze ugwa mu cyobo. Icyo cyobo undi ukigwamo umaze kugeramo ugasangamo n'inzoka yanganaga gute? Watubwiye ko wagezemo usangamo inzoka, ukurikije uko wayibonaga yanganaga gute? Yari inzoka nini kuko yanyizingiye ku birenge, nyizingiraho. Yari inzoka nini ifite umubyimba munini, kuko iruhande rwayo hari n'amagi. Urumva yari inzoka nini pe. Ntabwo ubwoba wari ufite bwari umeze bute? Wumvaga mu by'ukuri amaze kwiyakira se? Ntabwo wigeze utaka? Ese ntabwo wari gutaka ngo umuntu yumve? Byari bimeze biti? Ubwoba bwo ntabwo nari kugira, kubera ko n'ubundi aho nari mvuye byari urupfu, kandi naho ngiye byari urupfu. Numvaga nyine gupfa kwanjye ari uko nguko bindangiriye, ariho ngomba kugwa. Nyine byazaba ngombwa ko intumbi yanjye izanuka ikabanukira, bakazaba ariho bambona, kuko sinari gutaka ngo mbone n'uwantabara. Ariko wirukanwa ujyayo, urumva mu by'ukuri wavuze ko wari uri guhunga mukaso ashaka kugukubita. Mu by'ukuri kugira ngo wirukanwe muri iki cyobo, kuki bataje kukureba ngo bamenye ahantu waraye? Ntago bigeze batekereza bati umwana yaraye hehe, bimeze bite, ngo baze kukureba cyangwa se kugushakisha? Kandi yaranyirukankaye n'ubundi amenesha amvana mu rugo. We yaragize amahirwe ko ndusohotsemo ngiye, ntago yigeze akomeza ngo anyirukankeho arebe irengero ryanjye.
mu kuva muri uwo mwobo kuvamo byagenze gute kugira ngo ubone uko uwuvamo? najyaga nzamuka ngo nkuvemo, nagizagira nzamuka nkagwamo, kongera ngo nzamuke nkagwamo, numva neza bigiye kurangira, umwuka ugiye guhera, narazamutse sinzi ukuntu nakabakabye, numva ibyatsi ndafata, nubwo nta ntege nari mfite, mbona ngeze hejuru niryamira aho ngaho. Hanyuma umwana wawe watubwiye ko yarwaye igihe kitari gitoya, arwaye urushwima. Mu by'ukuri muri iki gihe cyo kumudwaza, ntekereza ko watubwiye ko hari amagambo menshi abantu bakubwiraga, muri uko kuye kubwira niki cyagukomezaga? Icyankomezaga nuko umwana wanjye numvaga ari uwisezerano, kandi nizeye Imana yuko ari izanyiza, kuko numvaga ibyo bavugaga ntago byari ukuri, ntago nari naramujyanye mu bagabo. Yari afite imyaka ingahe afatwa n'ubwo burwayi? Yari afite imyaka 7. Hanyuma rero ndagira ngo utubwire uyu munsi, Sandrine watubwiye ko bamubaze bakamukuramo icyo kintu kimeze nk'ibuye. Uyu munsi Sandrine nta zindi ngaruka zaje biturutse kuba bari bamaze kumubaga? Uyu munsi ni muzima, nta kibazo afite? Urebye nta kibazo afite, kubera ko icyamwonkaga kigatuma ananuka cyari ubwo burwayi bamukuyemo. Ariko muri ubwo burwayi aburwaye, ndagira ngo dushushanyirize nk'abantu batabonye uburyo yari arwaye cyangwa se uburyo yari ameze, byari bimeze bite? Ese yaratakaga? Ese yumvaga hari ikintu kigenda mu nda? Urumva mu by'ukuri yari akiri mutoya, ariko se yakubwiraga ububabare bwe ko bwabaga buhagaze gute? Yaratakaga, akaribwa mu nda, inda nayo ikabyimba ikaba nk'urutare, mbese inda ikamuruta ikamwonka, agatakaza ibiro. Urumva umwana wafashwe afite imyaka 7 wapimaga ibiro 12, cyaramwonkaga cyane. Ariko ubundi nyirizina sinzi nimba ikibazo ngiye kubaza uri bugisubize nkuko nshaka kugisubiza. Kuba baramubaze, ubundi mu by'ukuri agiye kumubagisha bakubwira ko uburwayi arwaye ari uburwayi bwoko ki? Bamubaze bambwira ko bagiye kureba mu nda igituma mu nda ye habyimba, niba ari amara yizinze, ariko bamucishaga mu cyuma bakabona ikintu kiteretse kimeze nka baro kiri mu nda, ariko nabo ntibasobanukirwe icyo ari cyo. Bamaze kumubaga rero nibwo bahise bakibona bakimuteruramo. Hanyuma Sandrine uyu munsi ari kwiga, ese yageze mu kangahe? Ese ubushobozi bwo kumurihirira ishuri bwo burahari, bihagaze gute? Arimo ariga gahoro gahoro, n'abantu bazi ibibazo nagiye mpura nabyo, n'ikigo nacyo kirabizi kigenda kimfasha. Sandrine ageze mu mwaka wa 4. Afite imyaka ingahe uyu munsi? Afite 11. Hanyuma watubwiye ko waguresheje ibintu byinshi cyane bitandukanye mwari mufite cyangwa se ibyo mwari mutunze kugira ngo uvuze umwana. Uyu munsi mubaye nko mu buzima bumeze bute muri uyu mujyi watugwibamo wa Muhanga? Ntekereza ko ubuzima bwo mujyi ntabwo ari ubuzima bworoshye, ariko kandi watubwiye ko ibintu byose wagurishije kugira ngo ubashe kuvuza umwana wawe. Hanyuma mubayeho mu buzima bumeze bute uyu munsi? Tubayeho mu buzima bugoye, bukomeye cyane, kuko nuko ndeba ubu ngubu hari uwo njya kwaka n'akazi ko kumufurira n'akame, bitewe n'ukuntu ari kundeba, ari kuza ubuzima nahuye nabwo, uzi uburwayi umwana wanjye yagize, wenda ndamwaka akazi nkaba namufurira akame icyo 1000, ubuzima bugakomeza. Ariko byo biranagoye, ngira ngo abakureba kuri kamera y'Impanuro TV barakubona, biragoye cyane ko umuntu nk'abajya gusaba akazi ko gufuranga akagoye. Mama Sandrine rwose uburyo ugaragara, nyine uragaragara nk'umuntu w'umusirimu umeze neza, wahiriwe muri makeya. Biragoye cyane ko akazi umuntu yakaguha rwose. Sinzi uburyo wakibwira abantu mu buzima urimo uyu munsi uko buhagaze. Se nta kazi na gatoya ujya ubona cyangwa se nta kufite uyu munsi? Nta kazi mfite uyu munsi, ko ni ibintu bikomeye kubona kumeze gutya, ariko nk'abakristo bazi inzira naciyemo n'uyu munsi nyirimo, abo Imana ikoresheje, abo ngabo baraza bakande bakambwira ati akira tuguhereze, cyangwa se tumesere, kubera ko tuzi ubuzima bwawe, nkabamesera ibyo kurya kikaboneka. Reka tugushimire rero, wakoze kutwakira. Ariko tutarasoza, uyu munsi watubwiye ko umuryango wawe usa nkaho wakwanze, kuko urumva uburyo wavuyewe nabyo ni ibintu bikomeye cyane. Mu kuvuza uwo mwana nta ruhare baba baragizemo kugira ngo bagufashe kumuvuza? Yaba aho ngaho mvuka nta ruhare babigizemo, yaba naho umugabo avuka
nabo nta ruhare bigeze babigiramo, byose byaturutse mu maboko yanjye. Uyu munsi nibura ariko umuryango wawe nibura hari abakugeraho bazi ubuzima ubayemo? Nta n'umwe ungeraho, bose barantereranye, mbayeho gutyo gusa. Aha, utubwiye ko ufite abana babiri, ese ukurikije ubuzima nyine mubayemo uyu munsi ubona ejo habo hazaza hameze gute? Ejo habo hazaza harampangayikisha, ko njya nibaza nk'umwana wanjye uwo mukuru aramutse atsinze uko byagenda, kwiga kwabo kurampangayikisha n'imibereho yabo irampangayikisha cyane. Hanyuma rero reka tugushimire kandi twizere ko Imana izaca inzira bikagenda neza, kandi urashimira Imana ndetse tugufasha no kuyishimira aho igejeje ikora kuba umwana wawe Imana yaramukijije, nubwo byanyuze mu nzira ndende ariko Imana yaramukijije uyu munsi uko biri kose uri mu mashimwe. Reka tugushimire rero kuba waduhaye umwanya kugira ngo tuganire, kandi twizere ko Imana izabigenza neza. Reka tugusabe utange nimero yawe ya MTN umuntu ashobora kukubonaho agukeneye, ndagira ngo yitange. Nimero yanjye ya telefone ni 0782 44 38 94. Isubiremo. 0782 44 38 94. Reka tugushimire rero, urakoze cyane kandi wakoze kuduha umwanya wawe. Namwe mwakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze rero bakunzi b'Impanuro TV mudukurikirana umunsi ku munsi, tubasaba gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu tugenda tubagezaho, ariko tubasaba kwirinda icyorezo cya COVID-19, mukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, mwambara agapfukamunwa n'amazuru neza, ndetse muhana intera mu gihe mwahuriye ahantu hari abantu benshi batandukanye, kugira ngo ibintu birusheho gukomeza kugenda neza. Hanyuma rero ufite ibitekerezo, amakuru cyangwa se inyunganizi wadusangiza, ushobora kutubona kuri nimero 0788 33 510 63 0788 33 510 63. Imana ibahe umugisha rero, mwari kumwe na Nizimana Daniel, mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.